Ubu tuvugana isaha yanjye iranyereka ko tugeze mu masaha ya mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki 18 z'uku kwezi kwa 12 nkuzaniye andi makuru mashyashya y'ibiba byagiye bigaragara ku kibuga cy'imirwano nkundire n'aya tuyavanemo turagerana ku musozo w'iyi nkuru wasobanukiwe neza ibiri kubera ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amasaha yabanjirije aya turiho ngira ngo hari mu masaha ya nijoro nibwo twagiye tubona ingabo nyinshi z'uyu mutwe w'amakabiri gatatu ziri gusohoka muri uyu mujyi wa Uvira ari umurongo mugari. Si uko ibyo ngibyo byarangiriye aho ngaho gusa, ahubwo icyo ngiye kugenda nkubwira muri iki gitondo ngira ngo uri no kugenda ubyibonera kuri screen yawe, n'ubundi hari abakivamo berekeza ahangaha muri Ruvungi. Amakuru mashyashya rero ngiye kugenda nkugezaho nuko nyuma yo kuva muri uyu mujyi wa Uvira izi ngabo z'amakabiri gatatu zikerekeza muri Ruvungi, ahangaha muri Uvira hagiye kujya ingabo cyangwa se hagiye kuzanwa ingabo zizaba zihagarariwe n'igihugu cya Angola, naho uyu mutwe w'amakabiri gatatu ukaba ugiye guhagararira muri kariya gace bita Ruvungi habaye nta gihindutse. N'ibindi byinshi ngiye kugenda nkubwira mu kanya. Rero turagirana ku musozo w'iyi nkuru wasobanukiwe neza ibiri kuba muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki 18. YouTube channel yo iracyari yayindi ni Subiza TV, aha niho ukura amakuru aba yizewe kandi amakuru abagezweho biba byagiye bigaragara ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nakubwira ko noneho turi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ngira ngo iyo Uvira hagize ikihaba kidasanzwe twerekeza kamera ahangaha tukabanza tukareba uko bimeze byose, tukaza tubibagezaho ubundi namwe mukaza kugenda musobanukirwa neza uko byagenze. Rero nta kindi tubasaba usibye kudushyigikira mudutega amatwi ndetse muduha n'ibitekerezo byanyu muri komenti, ari nako nkomeza kugenda mikaze baba ndi bashyashya kuri uyu muyoboro wa YouTube channel yanyu ari nayo yacu iracyari yayindi ni Subiza TV. Ngaho ni mukore subscribe cyangwa se abone bitewe nuko mubyita, ubundi mufungure kara kantu k'inzogera. Iyo niyo nkunga ya mbere muba muduteye, ubundi tukajya tubagezaho amakuru biba byagiye bibera hirya no hino muri ibice bigiye bitandukanye biberamo imirwano umunsi ku wundi. Njye narabibabwiye ahangaha nta gihe imirwano izigera ihagarara kabone nubwo amasezerano azasinywa bakongera bakayasinyura bakongera bakanayasinya. Ahangaha intambara ntago izigera ihagarara igihe Felix Tshisekedi ataravuga ngo mwebwe intare za Sarambwe ni mube mureberera ahangaha nanjye nite ku bya Kinshasa. Ibyo rero igihe bitarakunda ntago amahoro ahangaha zigera aboneka habe na gatoya. Ni nayo mpamvu nkunda kubabwira ni igihe kimwe muzajya kubona izi ntare za Sarambwe zisesekaye hariya muri Kinshasa nk'uko zagiye zibyivugira. Ni nayo mpamvu nkunda kubabwira nti uyu mujyi wa Uvira bawinjiyemo bamwe muri mwebwe mutabyumva ndetse bafashe icyemezo cyo kuwuvamo, nabwo bamwe muri mwebwe mutari kubyumva cyane ko bamwe mu baturage batuye muri uyu mujyi wa Uvira batabyishimiye. Ngira ngo ejo bundi nibwo mwagiye mubona birara muri iyi mihanda ya Uvira igiye itandukanye bavuga ko batifuza ko aba barengezi babo, ndi kuvuga intare za Sarambwe, batagakwiye kuba bafata icyemezo nka kiriya cyo kuba basohoka muri uyu mujyi wa Uvira. Ariko kandi nanone izi ntare za Sarambwe zagiye zibona uko abaturage bari gutakamba bavuga bati twari tugize ngo tubonye abacunguzi, none mugize gutya ngo muragiye, kandi byari byagaragaye ko twishimiye kubabona no kubakira. Ni nabwo rero umuyobozi w'iri huriro ry'amakabiri gatatu yahise aca ku rukuta rwe rwa X yahoze yitwa Twitter atangariza abantu benshi ko batakivuye muri uyu mujyi wa Uvira, akomeza avuga ko ahubwo hagomba kugira ibyubahirizwa mbere y'uko bawuvamo. Nyuma y'amasaha make cyangwa se nyuma y'umunsi urengaho amasaha make nibwo duhise tubona rero batangiye gusohora izi ngabo. Ubwo wenda birashoboka ko bimwe mu byo basabaga byahise bitangira gukorwa, nabo bagahita batangira kubahirizwa cyangwa se kubahiriza, kandi bivuge mu kinyarwanda cyiza, gusohora ingabo zabo nk'uko bari babitangaje mu itangazo ryabanje. Ibi byose rero bikaba biri kuba mu gihe uyu minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi akomeje kwibasira igihugu cy'u Rwanda. Umwe mu bayobozi bo mu Burundi akaba akomeje we gushidikanya rero ku itangazo ryashyizwe ahagaragara n'uyu mutwe w'amakabiri gatatu rivuga ko
izi ngabo ngo zifite gahunda yo kuba zavana ingabo nyinshi muri uyu mujyi wa Uvira wari warabohojwe nawo ku itariki 9 niba ntibeshye, ubwo binjiraga muri uyu mujyi wa Uvira hari kuwa kabiri, ngira ngo ahari nabwo byagiye bigaragara mu masaha ya nimugoroba, ngira ngo iyo nkuru nabwo nagiye nyibagezaho. Uyu minisitiri w'ububanyi n'amahanga ari w'iki gihugu cy'u Burundi we afite gushidikanya, kandi ngira ngo mwe mwagiye mubyibonera ko zimwe mu ntare za Sarambwe zagiye zisohoka muri uyu mujyi wa Uvira aho zabanje kubimburirwa n'aba ngaba navuga ngo bagize iri huriro rya Twirwaneho, nibo babanje guserukira abandi mu gusohoka muri uyu mujyi wa Uvira. Mu gihe rero ngarutse kuri uyu minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'iki gihugu cy'u Burundi, we akomeza avuga ko ngibi ngibi abo bari kuvuga ngo ni intare za Sarambwe ngo bagiye gukura ingabo zabo muri uyu mujyi wa Uvira, by'umwihariko mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi byose ngo bari kugenda bavuga ari ugushaka kubeshya amahanga, aho uyu minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi Edouard Bizimana yanditse ku rubuga nkoranyambaga rwe rwa X yahoze yitwa Twitter agira ati iki ni ikindi kinyoma cyeruye kigamije kuyobya amahanga. Perezida wa Amerika, umunyamabanga wa leta ndetse n'abandi bose bakunda amahoro, kubwe izi ngabo z'u Rwanda ndetse n'uyu mutwe wa 23 ntizizigera ziva muri uyu mujyi wa Uvira, aho yongeyeho ko byose byerekana ko u Rwanda rugerageza gukuraho igitutu mpuzamahanga. Ibi bije rero nyuma y'itangazo 23 ngo yari yashyize ahagaragara kuri uriya wa kabiri ushize ry'uko igiye kuvana ingabo zawo muri uriya mujyi wa Uvira, yafashe tariki 10 Ukuboza. Mu itangazo uyu mutwe wa 23 wagaragaje iki cyemezo nk'uko ingamba zo kubaha rero, cyangwa se mu buryo bwo gufata ingamba zo kubaha icyizere cyangwa kubaka icyizere kigamije gushyigikira inzira y'amahoro yiduha muri Katari, wemeza ko uzava muri uyu mujyi, cyangwa se wemeza ko bagomba kuva muri uyu mujyi wa Uvira nk'uko itangazo bari barishyize ahagaragara. Ibyo byose rero byagiye bigarukwaho na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'iki gihugu cy'u Burundi, ariko nyuma y'uko nawe akomeje kugenda ashidikanya ndetse we ntiyamenye n'ibyabaye, ni nabwo izi ntare za Sarambwe zagiye zitangira gusohoka muri uyu mujyi wa Uvira. Ariko kandi nk'uko ibi byasabwe n'uyu muhuza wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho 23 ariko yagize ibyo banza no gusaba kugira ngo ibi byose bikorwe, nko kuba uyu mujyi utagomba cyangwa se utagomba kugaragaramo ibindi bikorwa bya gisirikare mu rwego rwo kurengera abaturage n'ibikorwa remezo, ndetse no kuhazana izindi ngabo zidafite aho zibogamiye na hato zo kugenzura ihagarikwa ry'imirwano imaze iminsi yumvikana muri ibi bice. Uyu mutwe kandi wavuze ko binagamije kwirinda igerageza iryo ari ryo ryose ry'izi ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'iyi mitwe y'abawazarendo cyangwa ingabo z'u Burundi bafatanyije kongera kwigarurira utundi duce utwari two twose twafashwe n'uyu mutwe wa 23. Ubwo bivuze ngo nubwo 23 yafashe icyemezo cyo kuva muri uyu mujyi wa Uvira, nta bundi burenganzira bafite bwo kuba bababwira ngo nimuve muri ibi bice bindi mugenzura, nimurekure ibibuga by'indege bikore. Ibyo ngibyo bagiye babisaba mbere y'uko bavuga bati dukubise iri tangazo hanze, reka tugaragaze ko natwe twemeye ko tugiye kuvana izi ngabo muri uyu mujyi wa Uvira twari tumaranye iminsi mu maboko yacu. Ibi byose rero bikaba biri kugenda biba natwe ubwacu tubirebesha amaso, nanjye nkababwira ko nkomeje kubarebera ahangaha kuri iki kibuga cy'imirwano ibiri kuhabera 5 kwa 5 kugira ngo mubashe gusobanukirwa neza uko bimeze. Bityo nta kindi kintu mbasaba usibye kujya mu matime yanyu mukaniga amatwi, nkagenda mbabwira ibyabaye ahangaha umunota ku wundi, cyane ko
ntashobora kurambirwa kubagezaho amakuru nk'aya aba yizewe, bityo rero muze kugenda munyemerera mu ibitekerezo byanyu muri comment, ari nako musharinga iyi nkuru kuri bagenzi banyu, ari nako mukora kuri wisheye. Ubwo nibyo mba nagiye mvuga ngo musharinge bagenzi banyu, n'abandi tuba tugeranye ku musozo w'iyi nkuru batarakora subscribe, ariko kanya keza ko kubikora kugira ngo birusheho kuba byiza cyane. Nababwiye ko iyo ariyo nkunga ya mbere muba muduteye, kandi kubana natwe nta gihombo kiba kirimo. Dusubire rero mu kanya kari imbere, nkomeza kugenda mbabwira ngo mugire igitondo cyiza cyo kuri uyu wa kane. Imana ikomeze ibishimire, ndabakunda cyane, asante sana.